mushake mwumve mwumve neza icyo Imana ishaka kuvugana namwe. Nta muntu wari n'umwe wo kwiringirwa, nta n'umwe, kuko Imana niyo ikora ibitangaza. Barabashuka bakabambura utwabo utwanyu, bababwira ngo nimuzane Bibiliya, nimuzane ibitambo. Umva umuririmbyi uko yavuze ngo imbona abanzi b'umuntu ntago ari abo ku gasozi, abanzi b'umuntu n'abo mu rugo rwe babana, ni inshuti ze zazindi yita iz'amagara. Noneho ngaba barumiwe. Ntimukiringire inshuti zitwite iz'amagara, ntimukaziringire nabe na gato. Ibyo bitambo bakwaka ni iby'iki? Ko Kristo yitanzeho igitambo kimwe kizima. Ibyo bitambo umwiza muri bo ngo ameze ngo nk'amahwa y'igitovu. Igitovu iki ugifashe aka kanya mu ntoki kiraguhanze, ukinyuzamo kiraguhanze n'imyenda kirayitoboye. Ngabo abantu mwiringiye, ngabo abahanuzi mwiringiye, n'umwiza muri bo ubwo umubameze ate muri bo? Bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunze Umusaraba TV, turabakiriye, turanezerewe kubw'umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Rero igihe nk'iki abantu bakeneye ijambo ry'Imana, tugize umugisha rero turi kumwe n'umukozi w'Imana uhageze, n'umuntu w'umugabo abasha kwivuga. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Yesu nabwo icyubahiro mushumba. Muraho murakomeye? Turakomeye. Imana irabarinze. Iracyaturinze. Ariko ko tuzi kutubona noneho muri iminsi ufite ubwiza bw'Imana budasanzwe, uri kurya iki? Imana niyo itugaburira kandi niyo idusiga ubwiza mutubonana. Buriya niyo waba ufite duke ariko ukaturya, Imana iri mu ruhande rwawe. Ntanda nini, ntanda y'umujinya, tukugwa neza. Utangira kuza kuri kamera wari umusaza, none ko turi kubona ugenda uba umujeni, guterwa n'iki? Narevuze kenshi natangiye kuza kuri kamera nkirutse indwara, ndetse n'ibisigisigi byayo nari nkibifite, ngira ngo benshi baranabizi, njya no kwa muganga kwibagisha, barabizi. Rero uko iminsi yagiye ko igenda ishira niko nyine ngenda uburwayi burangira mu mubiri, nsubira mu buzima busanzwe. Burya umuntu arwaye hari byinshi atakaza, uko akira hari byinshi bigaruka. Bavuga imirimo y'Imana ntiyayirangiza. Suza abadukurikiye, abakunzi bacu basuhuze rwose. Kansuhuze abakunzi b'Umusaraba TV, nsuhuze abakunzi b'Ishimwe ry'Imana TV n'Ibyizerwa TV. Imana ibaho umugisha kandi tubashimira ko mutwereka ko mudukurikiye. Imana ijye ibaho umugisha kandi n'ukuri uyu mugisha tuvuze ntabwo tuvuze mu magambo, tuba tuvuze tubikuye ku mutima. Hari impamvu, hari n'ibihamya. Nuko tuzi ko iyo tuvuze umugisha w'Imana tuwatuye ku bantu, Imana imanuka ikawutanga. Kandi umuntu wahuye n'umugisha w'Imana asa neza, asa neza. Hari imigisha Imana yatugeneye ariko Satani ajya yituriganya. Rero ni mpamvu tuvuze ngo Imana ibaho umugisha, imigisha yanyu imanuka ibagereho uko Imana yayigennye. Niba hari niyo Satani yafungiye mu kirere, nifunguke mu izina rya Yesu ibagereho. Amen. 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 Mukozi Imana François, rero turashima Imana kubwo kongera kukubona. Kenshi tuzi yuko yuje kuri kamera uza ufite ubutumwa Imana iguhaye. Urimwe muri bakeya badashobora kuza badafite message Imana iba yabahaye. Reka rero tudatinze tugusabe kugira ngo usenge Imana, ubundi tuguhakanya ubashe gutambutsa ubutumwa Imana yaguhaye kugeza kuba gukurikiye. Murakoze, mureke dusenge. Uri mwiza papa, ubera hose icyarimwe.
uri Imana y'inyembaraga kandi uri Imana y'inyabushobozi. Uri Imana yatwimenyesheje ubwayo inyuze mu mirimo n'ibitangaza yagiye idukorera. Natwe tumaze kubona ibyo ngibyo dufata umwanzuro turagukurikira. Turabizi neza ko uri Rubasha, turabizi neza ko uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Uri mwiza Papa. Uyu munsi izi saha turakwinginze ngo niwururu kubane na buri muntu wari wese ugerageza gukora ibyo gukiranuka. Ari impamvu tuvuze ngo ugerageza ko tuzahari n'abatagerageza. Ariko umuntu wese ugerageza ibyo gukiranuka niwururu kubane nawe kandi umushyigikire. Ijambo muri ibyo yavuze ngo abawe bamenye kera, kandi ijambo riravuga ngo Yeremiya we ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe ya nyoko. Natwe tugushimiye ko waturemye, tugushimiye ko nabo bose wabamenye, nuhabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero turi imbere yawe, twongeye ukwinginga ngo utwemerere tugire icyo tukwisabira murengezi wacu. Twakubonye udukiza turwaye, tukubona tudafite icyo kwambara utwambika, tubona tudafite ibyo kurya utugaburira, tukubona twabuze icyerekezo, duha icyerekezo. Uyu munsi wa none rero kubw'iyo mirimo wagiye ukorera muri twebwe, niyo mpamvu tuvuze ngo niwururu kure y'abarwayi aho bari hirya no hino, bari mu iyi si wiremeye ariko yamanukiwe n'umubi, ari ubateza uburwayi. Niwururu kubane nabo kandi ubarengera aho bari hose, ari abari mu ngo zabo, ari mu bitanda kwa muganga, ari n'abiruka mu muhanda twita abasazi, abo bose nubagereho ubakize mu izina ryawe. Ari ibiremaye n'impumyi, abo bose nubagereho mu izina ryawe. Ari n'ibiragi nubagereho mu izina ryawe, kuko tuzi ko nta ndwara n'imwe igikunanira. Hanyuma rero ari abarwaye kanseri, abarwaye sida, abarwaye diyabete, abarwaye umutima, abo bose izo ni indwara zijya zidukomera zatugeraho tukabura uko twifata, tukumva ngo biracitse, ariko wowe nta biracitse ihari. Urakoze kubyumvise rero, kandi urakoze kugiye kubana buri wese ukamukiza. N'abadafite ibyo kurya nubibahe, n'abadafite ibyo kwambara nubibahe, n'abadafite aho kuba nuhabahe mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Karibu. Murakoze kutwakira, Imana ibaha umugisha. Ndashaka ko twanzika twinjira mu butumwa nyirizina. Reka tuhere ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Fata Bibiliya udusomere. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Mika. Ni mu bahanuzi batoya. Mika. Mika ibice. Uradusomera igice cyaho cya 7, udusomere umurongo wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Dusomere iyo ngiyo gusa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mika gake. Yego. Ibice 7 duhere ku murongo wa 4 tugeze ku wa 6. Taravuga ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu. Ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu. Iki gitovu tuvuze abantu mwese murakizi. Urushaho kuba intungane aturwa n'uruzitiro. Urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Urushaho kuba intungane. Ijambo riratubwiye ngo umwiza muri bo ameze nk'igitovu. Hanyuma dukomeje atubwiye ngo urushaho kuba intungane muri bo ngo ameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe. Umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe. Ari wo guhorwa kwawe. Ari wo munsi wo guhorwa kwawe. Urageze noneho barumiwe. Urageze noneho ngaba barumiwe. Ntimukizigire inshuti ntimukiringire inshuti y'amagara. Ntimukiringire inshuti zitwite iz'amagara, ntimukaziringire nabe na gato. Ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntumuburire.
ndetse n'umugore wawe uyu muryamana mu buriri rimwe nawe ntumuburire umunwa wawe ngo ugire icyo umubwira. oya ntumubumburire umunwa wawe ngo ugire ikintu na kimwe umubwira, kuko umuhungu akoza se isoni, kuko umuhungu akoza se isoni, umukobwa agahagurukira nyina, umukobwa nawe agahagurukira nyina, umukazana agahagurukira nyirabukwe, umukazana nawe agahagurukira nyirabukwe. abanzi b'umuntu ni abo mu rugo rwe. abanzi b'umuntu ntabwo ari abo ku gasozi, abanzi b'umuntu ni abo mu rugo rwe babana, ni inshuti ze za zindi yita iz'amagara. hehe nkomeze uwa gatatu wawugezeho tekeraho ngo niba wawugezeho. mwakire neza ijambo ry'Imana. amen. nzanye ubutumwa bukomeye kuko amagambo mvuze, amagambo dusomye, aya magambo arakomeye. ijambo riratubwiye neza, ritwereka neza abantu ko nta muntu n'umwe wo kwiringirwa, ariko mwe mwiringiye abantu, nimwiringiye abantu. muntege amatwi mwumve neza icyo Imana ishaka kuvugana namwe. nta muntu uhari n'umwe wo kwiringirwa, nta n'umwe uhari wo kwiringirwa, ahubwo wiringire Imana yawe, Imana nyir'ibihe, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yakubumbye ikakurema mu nda ya nyoko wawe, hanyuma ugakuriramo, hanyuma wamara gukuriramo ikakuvanamo ikagushyira ku bibero bye no mu ntoki ze, ikakwerera nta ruhara bigizemo, ugakura ukangana uko nguko. ariko uyu munsi iyo Mana wayitaye warayiretse, wiringiye abantu. ariko abantu wiringiye umva uko ijambo ryatubwiye abantu wiringiye abari bo. munyemere mbanze mbwire abantu biringiye twebwe abahanuzi, mureke kutwiringira ngo mwiringire Imana, mureke kutwiringira mwiringira Imana, mureke kutwizera mwizera Imana, kuko Imana niyo ikora ibitangaza. barabashuka bakabambura utwabo utwanyu, bababwira ngo nimuzane Bibiliya, nimuzane ibitambo. umva umuririmbyi uko yavuze ngo imboneko yemwe, imboneko z'amezi n'intuma z'intungura, amasabato n'ibinure by'ibimasa ntacyo bitumariye, ngo amaraso ya Kristo niyo afite umumaro yonyine. nje kubabwira ko amaraso ya Kristo niyo afite umumaro kuruta ibindi byose. ibyo bitambo bakwaka ni iby'iki? ko Kristo yitanzeho igitambo kimwe kizima. ibyo bitambo biby'iki? ko imboneko z'amezi ntacyo zitumariye, amasabato ko ntacyo kitumariye, ibinure ko ntacyo bitumariye, inuma z'intungura ntacyo zitumariye, Kristo ko ari we gitambo kizima yitanzeho. wowe barakwaka ibitambo ngo bigende bite? nawe wuzi ubwenge, ibyo bitambo utanga ni iby'iki? ni iby'iki? garukira aho ngaho. kuki wanze kwizera Imana ukizera abantu? uyu muntu ufite umwuka ahumeka, Imana yafata ikawumwambura mu kanya gato ukamwizera. uyu muntu wirirwa mu businzi ukamwizera. uyu muntu uvuye hano akajya gusambana ukamwizera. umwizeyemo iki? ijambo riratubwiye ngo umwiza muri bo mushungo ni umwiza muri bo, umwiza muri bo ngo ameze ngo nk'amahwa y'igitovu. igitovu ugifashe aka kanya mu ntoki kiraguhanze, ukinyuzamo kiraguhanze n'imyenda kirayitoboye. ngabo abantu mwiringiye, ngabo abahanuzi mwiringiye, n'umwiza muri bo. ubwo umuba ameze ate muri bo? niba uwo nguwo umeze nk'igitovu ari umwiza muri bo, umubi muri bo ameze ati? ngabo abantu mwiringiye, ngabo abantu babaka ibitambo bari bo, ngabo abantu babwira ngo nimuzane amaturo y'ishimwe, ngabo bari bo. ngo umwiza nk'amahwa y'igitovu, ngo ameze nk'igitovu, ariko ngo urushaho kuba intungane we. noneho rero umva uko ameze, ngo ameze ate musho? urushaho kuba, ongera udusomere, ngo urushaho kuba intungane we ameze ate? avuze ngo ntimukizigire inshuti, ntimukiringire inshuti y'amagara. uraharenzaho gato, ndashaka uhere hariya umwiza
ngo intungane muri bo. Ubwo ni hano uhereye ku mwiza muri bo ugahita ugera ku mukiranutsi muri bo cyangwa intungane muri bo. Umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu. Ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu. Urushaho kuba nk'igitovu. Umwiza muri bo ameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Ngo umwiza muri bo ameze nk'amahwa y'igitovu, naho urushaho kuba intungane ngo arutwa, n'ukuri biravuze ngo arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Uyu munsi wa none unyuze mu ruzitiro rw'amahwa y'imifatangwe ntabwo rwakurekura oya, ruhita rugufata rukagumana, ruhita rugufata rukakugumana. Niyo mpamvu abantu mwiringiye mukwiye kubarekura mukiringira Imana yonyine, mukayizera, mukayikurikira, mukayikoreza ibyanyu byose, kuruta uko mwirwa mubwira abantu ngo tugize ikibazo iki n'iki. Oya, aba ni abantu Imana yahawe umwuka wo bikarangira. Aba ni abantu barutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Mwe kunyura mu ruzitiro uko rwabaherana, mururekure muce hirya aho rutari, kuko ijambo riratubwiye ngo ntuzagire umuntu n'umwe wizera, ngo kuko ngo umuhungu ngo ahagurukiye gukoza se isoni, umukobwa nawe ahagurukiye kugira gute? Kurwanya nyine. Umukazana wagize gute? Ahagurukiye kurwanya nyirabukwe. None namwe abantu bahagurukiye kubambura ibyanyu, abantu bahagurukiye kubasenya, abantu bahagurukiye kubakura mu ijambo. Ngo imboneko z'amezi n'inuma zinungura, ibyo ntabwo bikiducungura, ntabwo bikiducungura. Amaraso ya Kristo niyo afite umumaro yonyine kuruta ibindi byose, kuruta ibindi byose. Hagarara mu mwanya urimo rero, hanyuma ubwire Imana. Umuririmbyi yavuze ngo wiherere usenge Imana, uyibwire ibikugoye, utakambira Imana Data n'Umwana wayo ndetse n'Umwuka Wera, ngo uyibwire byose ku murongo ibikugoye, ngo nayo irazi gusubiza, kuko iyi Imana irumva kandi irakora. Iyi Imana irumva kandi irakora, itarinze kunyuramo abantu bameze nk'amahwa y'imitovu, itameze nk'abarutwa n'iki n'uruzitiro rw'amahwa. Irakora. Ngaho rero muntu nyumvise, garukira aho ngaho. Waba uri muri iki gihugu, garukira aho ngaho. Waba uri mu bihugu duturanye ku mugabane wa Afurika, garukira wiringira Imana. Waba uri mu Burayi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, garukira Imana. Ubundi reba uko Imana ikugenzereza. Bwira Imana buri kimwe cyose, uyikoreze imitwaro yawe, wiherere, ukinge urugi rwawe, winjiremo imbere ndani, mahanga mu mutima wawe, uyibwire, nayo iraza igira ikigukorera. Iraje, ariko kandi irambwira ngo ije no ukoze isoni ababanije kubashyira ku karubanda. Abantu mwiyemeje kwaka ibitambo, kandi ibyo ngibyo byararangiye. Ibyo bitambo mubijyana he? Ibyo bitambo mujya kubihande? Ibyo bitambo mujyana kwa Satani? Satani azabahemba iki? Ariko wiherere usenga Imana yawe, wiherere usenga Imana yawe, wibwire ibikugoye, nayo irakumva kuko ni umubyeyi. Aya mahwa y'imitovu nimuyahunga atabajomba, uruzitiro rw'amahwa rutabaherana. Abantu bameze nk'imifatangwe, abameze nk'imifatangwe. Imifatangwe ugufasha ntiwakurekura, ntabwo wakurekura waguherana, wasiga wagushishimuye. Ariko n'ubundi baragushishimuye, n'ubundi baragushishimuye. Ariko Imana irambwira ngo ije kukomora we bashishimuye. Imyenda ye bayiguciriyeho, umubiri we wabaye amaraso, ndetse n'umutima barawukomerekeje. Ariko Imana ije komora imitima y'abantu bakomeretse. Muhumure, Imana ije mu kazi, Imana iri mu kazi, ije kwikorera buri kimwe cyose. Ije komora imitima y'abantu bakomeretse, ije komora bakomeretse. Aba nabo amaraso y'inzirakarengane mwamenye, ku rugero rugezeho nk'urwo bagezeho. Imana ije kubabaza ayo maraso, Imana ije kubabaza ayo maraso. Imana yo mu ijuru
irambwira ngo mube maso, mube maso, musengeshe umwete, mureke kwiringira ibitovu, mureke kwiringira imifatangwe, mureke kwiringira imiharata, mureke kwiringira iminyinya, mureke kwiringira imishubi, mureke kwiringira ibitari iby'umumaro, ahubwo mwiringira Imana. Imana ibaho umugisha. Kinageze ku musozo, ubutumwa bwanjye maze kubutambutsa. François, urakoze kubw'ubutumwa bwiza umaze gutambutsa. Kabiri iravuga ngo umwigisha agabane n'umwigishwa. Ariko hari wakwifuza kuba yakugisha inama cyangwa se wagusaba ko hari yagira n'ikindi gusobanuza, waduha nimero za telefoni umuntu yakubonaho ubundi ukadusengera Imana. Nimero yanjye ni 078 78 76 238. Karibu n'isengesho. Turagushimye Imana, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Tugushimiye ko uyu munsi ukukiri nubo uko wahoze kira n'uyu munsi ari kukiri. Ngaho nubari n'abantu bawe kandi ubarengere mu izina rya Yesu. Bibahiga n'ubihige, ibarwanya n'ubirwanya, niba cyane nabyo nubitere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mane gumugisha.